Ugitekereza kwinjira mu mujyi wa Kigali n'imodoka nta handi uhingukira usibye Nyabugogo ukabona urujya n'uruza rw'abantu n'amoko atandukanye y'imodoka. Icyakora si ibyo kandi uhita ubona n'abantu bicaye ku muhanda bariho basabiriza. Ushobora kwibaza niba basabiriza nta kindi kintu bakora bikakuyobera. Kuri iyi nshuro kandi abasabiriza inzego z'umutekano zatangiye kubata muri yombi nyuma y'uko zibataye muri yombi zigasanga harimo n'abazima bigiraga abarwayi. Hari ukuntu basobanura bagira bati si twe gusa twikoreraga ahubwo twari dufite bosi wacu twakoreraga mu mujyi wa Kigali. Si ibyo gusa kandi si Nyabugogo gusa wasanga basabiriza, kuko ugiye no mu mujyi uruguru isoko rya Nyarugenge uhasanga abatari bake bari gusabiriza bakubwira ko bababaye kandi bakeneye ubufasha bwawe. Abafashwe barasobanura bagira bati mbere twaje guhurira mu mujyi wa Butare nkora amasuku mu matuwarete ariko ubonanye nta buzima bwiza mfite. Arambwira ati se ushobora kuza nkakwereka aho nakurangira akazi? Atego jya mu muhanda gutyo. Urebye ngiye ni nkaho nambikoze amezi 5. Nkanjye uba ufite umwana n'umugore urumva ni ikibazo gikomeye. Yego nawe ntabwo abizi ko ari ibinkora, ariko urumva ko ibyo byo ntiwana bimubwira, bimubwiye yaguseka. Ngewe ujya namenyanye nawe ni umukozi we watumye tumenyana. Ngewe nari nsoje nyine wa 6, murabizi umwana usoje wa 6 abari mu bushomeri bwa danje. Ngewe ndangirwa akazi nuko ambwira akazajya natangiye nje guteka azajya mpemba 50. Hashize ukwezi angira manager. Nuko rero angize manager amabantu arambwira ngo abo bantu nyine nagombaga kuba ndi mu rugo, bazajya bansanga mu rugo banzanira amafaranga nyabare nindangiza nyamuverisi. Igihe buri cyumweru umuntu akuragamo nk'ijana, n'igihe anarengaga cyangwa akajya no munsi yaho gutyo. Ariko nyine iki cyumweru nangiye kugabana 200 bamuzana, bitewe n'uko amasoko yari yagenze n'uko twabonye yagenze neza. Nyuma yo kumva kandi aba batawe muri yombi bigira abarwayi n'abarwaza bakayoboka inzira yo gusabiriza mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda ndetse no mu mujyi wa Kigali, umukoresha wabo aragomeza asobanura icyabimuteye agira ati njye natangiye 2024 ariko njye ni ikibyimba narwaye. Bambagiye CHUB Butare, ubushobozi bugiye bubura, ariko nuko nivuzaga 100% agiye akarere kacu kama icyangombwa cy'uko ntishoboye. Nagenda babwira nti ngewe ndi umunyarwanda, kwivuza 100% n'uburwayi ndwaye ndi kubura ubushobozi. Nibwo rero nahise bagenzi banjye twabanaga Nyabugogo nabo bararagara ku mabaraza babaye mu buzima bwo mu muhanda, nibwo nabashishikarije icyo kintu. Nibwo rero nabegereye mbagezaho igitekerezo cyo gusaba. Uko nabigenzaga nabazanaga mu rugo tukabanza gushyiraho irange kugira ngo ifoto igaragare na gikotori, nyuma y'irange tugashyiraho gikotori kugira ngo ifoto igaragare ko ari uburwaza. Babafata rero bakabibozaho nko mu isoko naboherejeho, baravuga ati ntibibwe ibi bintu wowe igihe umaze ko bitaragenda. Bavuga nti se ko njye nari ndwaye. Nibwo bavuga rero ati icyo wadukora cyose tutagonganye n'ubuyobozi twacyemera. Nibwo nashakishije umuti watuma uburwayi bugaragara, nabashyiraga inojeri y'abagore yo mu mutwe hakabasha gusa nk'ahatutumbye, nkabashyiriraho gikotori, tugafata ifoto tugakora record muri mikoro. Umurwayi yajyanaga n'umurwaza mu isoko, kuko umurwayi ntago aba yihuta, ushatse kumuha ubufasha akamuhamagara. Rero nk'umuntu warangizaga amasoko y'i Kigali n'ay'i Bugesera nabaga narayamenye, nkamwimurira i Bugesera, arangiza mu ya Bugesera mu ya Kayonza nkaba narayamenye. Nyuma yo kumva kandi aba batawe muri yombi na polisi y'u Rwanda, umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Gahonzire Werarisi agomeza agira inama abanyarwanda bishora mu byaha nk'ibi ko bakwiye kurekeraho bagakoresha amaboko yabo. Ni itsinda ry'abantu 15 bafashwe ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 8
bafatwa biturutse ku makuru yaratanzwe n'abaturage. Abaturage baje kuri polisi ikorera mu murenge wa Kimisagara bavuga ko hari umuntu waremye itsinda risabiriza, ariko muko gusabiriza rikaba rinakoresha uburyo bwo kubanza gushyira amwe mu maproduwi ashobora kwangiza umubiri w'umuntu kugira ngo awukoreshe agaragaza ko arwaye kanseri. Polisi rero yahise ijya kureba aho ayo makuru aherereye, nibwo hafashwe bari abantu ku itariki ya 12 bafatirwa mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kimisagara, akagari ka Kimisagara. Bafatwa bari mu gipangu bakodeshaga, akaba ari naho babaga, bakoraga akazi gatandukanye ko gusabiriza mu mujyi wa Kigali, ariko barangiza bagataha muri iyo nzu. Nk'uko mwabibonye harimo umugabo witwa Nsabimana Janvier, akaba ari we wari bosi wabo. Icyo yakoraga nuko yashakishaga abantu avuga ko agiye kubaha akazi, yarangiza agafata abagabo akabashyira amaside ku gitsina kugira ngo kigaragare nk'ikirwaye nyine. Umva aside n'andi maproduwi bavanga ubishyize ku gitsina hari ukuntu gitutumba, yarangiza akabambura ubusa akabafotora. Aya mafoto niyo bakoreshaga ahantu babaga bagiye gusabiriza. Habaga hari umurwaza ugendana n'urwaye, uwo murwaza niwe wagafite iyo foto, afite na mikoro igenda ihamagarira abantu kubafasha, avuga ko barwaye kanseri. Bahembwaga, umurwayi yamuhembaga ibihumbi hagati y'150 na 200, umurwaza akamuhemba ibihumbi 100. Ubwo ne tuvuga umurwaza wumve ugenda ari kumwe n'uwo muntu basabira ubufasha kuko arwaye kanseri. Habaga harimo na manager ushinzwe gukusanya amafaranga bakoreraga. Uwo mu manager nawe hembwaga ibihumbi 100. Twavuga ko iki ni igikorwa cy'ubugizi bwa nabi bwakorwaga n'uriya mugabo Janvier. Nk'uko mwabyumvise yarafite amashami atandukanye mu gihugu, habanje no kubaho kubafata bose. Hari abo twasanze bafite ubwo burwayi bajyanywe kwa muganga, ariko hari n'abandi bafashwe, twavuga nk'abafashwe i Huye 6, hari abafatiwe i Rubavu 4, n'abandi baba batarafatwa bakoranaga n'uriya mugabo nabo bagishakishwa. Twavuga ko rero iki gikorwa cyari igikorwa cy'ubugizi bwa nabi, cyari igikorwa kigamije kwangiza ibice by'umubiri w'umuntu, cyo ne cyagihanwa n'amategeko. Twavuga ko harimo n'icyaha cyo gucuruza umuntu, kuko niba umuntu ushobora kumwangiza kugira ngo ukunde umukoreshe mu nyungu zawe bwite, twabita ko ari ubucuruzi bw'umuntu. Ikindi rero n'ubushukanyi. Aba bantu bakoraga ibikorwa by'ubushukanyi byo kubeshya abaturage, gutanga ubutumwa ku baturage, yaba abo yahaga akazi, yaba abamuhaga yabasabye, ndetse n'abaturage byo bagomba kwitondera kwirinda kwishora mu bikorwa nk'ibyo ngibyo. Ushobora kwibaza igihe umuco wo gusabiriza uzacika mu Rwanda bikakuyobera. Ndi Alpha Nshimiyumukiza Elisa, Good Rich TV mu mujyi wa Kigali.